afungura umuryango wo ku irembo, arangije yambuka imbuga y'iwabo, yinjira mu mwijima ahantu. Nta mwana n'umwe wigeze agaruka bakimara kugenda. Wumva filime ukuntu tuyitangiye, ati buri mwana wese agana mu masaha 8:17 za mu gitondo yarabyutse mu buriri bw'iwabo, arasohoka amanuka hasi, kingura umuryango wo ku irembo, yinjira mu mwijima, ntiyigeze agaruka. Bivuze ngo abana 17 bari basibye ishuri mu ishuri rya Metresi Gandhi, bose barasohotse mu masaha 8:17 z'ijoro, binjira mu mwijima baburirwa irengero. Ibi ni ibiki Banyarwanda? Je banyita Gaheza, banyita Simba, as I have been telling you. Iyo mfashe mikrofone murabizi ko amazimwe abacitse. Noneho mfite umwanya muri iyi minsi kugera uyu mwaka urangiye nta kindi kintu ngiye guhugiramo. Tugiye gukora akazi, tujye kuri YouTube, tujye kuri website, tujye ku mbuga zose. Icyo mbasaba mwe mu following n'ibindi byose nyuma. Hakuda barakwereka mu masaha 8 z'ijoro bana bose bari babyutse, biruka ngo berekeza mu mwijima, nta n'umwe wigeze agaruka. Sinzi. Watch out now, take home the world, greedy leaders. They take you where you should not go. Hakuno akantu bita muri Ntare Magasin Sport murazi, ahantu bacuruza ibikoresho bya sport. Ahantu mwambaye jezi wagira ngo zidoze mu bitenge cyangwa mu makuvurori, namwe mba mbabona. Bana ngo barabyutse bambuka imihanda y'iwabo cyangwa se imiharuro y'iwabo, imbuga z'iwabo, berekeza hehe? Berekeza mu mwijima. Weapons, mwari banyi izina rya filime ngo ni intwaro zirenze imwe. Weapons. Ababyeyi bose bari bafite abana ku ishuri rero, bose bari barakaye bafite umujinya. Gitondo polisi yabyutse yiga. Abapolisi ikintu bavugaga ni kimwe, nuko abana bose bari bagiye saa 8:17. Kubera ko hafi 1/2 cy'inzu zose abo bana bavuyemo zari zifite alamu cyangwa se impuruza, impanda, intabaza zavuze ayo masaha. Ubwo abana basohokaga, polisi zarahize. Ndetse abana bamwe na bamwe bagiye bafatwa amashusho na za kamera zabaga ziri ku mago y'iwabo cyangwa ku nzu z'iwabo. Gusa n'ubundi kamera nazo nta kindi zagaragazaga ko abana basohotse mu nzu berekeza ahantu mu mwijima. Ntago zigeze zerekana ngo nyuma y'uko abo bana binjiye mu mwijima bagiye hehe. Wapi? Talk to Alex a lot.